muraho twongeye kubaha ikaze kuri thehealth.olivier YouTube channel cyangwa se n'umuyoboro mugari wa YouTube mumaje kumenyera bagezaho ibiganiro bitandukanye byuje amakuru y'ubuzima. Umunsi wa none rero nabwo tuje kuganira, tubazanye ikiganiro ikiganiro tumaze iminsi tubona ko cyari cyasabwe n'abakunzi ba The Health n'undi bidusaba muri comment cyane. Ikiganiro kijyanye no ko imiti y'akanyabugabo ikora cyangwa se ingaruka zayo. Imiti itera akanyabugabo ushobora kuba ubyumvise bwa mbere, ariko byanga bikunze hari n'abandi babizi cyangwa se banayiziho. Mu by'ukuri rero ntabwo twamenya ingaruka zazo tutabanje kumenya ngo se ikora ite. Niyo mpamvu muri iki kiganiro twari twaciyemo ibice bibiri. Igice cya mbere tuba tuti ni turamenya uko ikora, hanyuma ikindi gice cya kabiri tuzagarukaho ubutaha tuzababwire ngo ingaruka zayo ni izihe. Mu by'ukuri iyi miti abenshi bayivugaho mu buryo butandukanye, ariko twe nicyo tumaze nk'umuryango mugari wa The Health, nicyo tumaze kugira ngo tugusesengure, tuguhe amakuru yuzuye yagufasha nawe ubashe kumenya byinshi byimbitse. Mbere yuko dutangira rero n'ikiganiro n'igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu, ndagira ngo umuntu utarakora subscribe, umuntu utarakanda kukazogera ahakore, kugira ngo ibiganiro byacu uko bijya bigisohoka umunsi ku wundi bijye bimugeraho ako kanya abibone mu ba mbere. Twongeye kubaha ikaze rero nk'uko twabibabwiye. Tugiye kuvuga kuri iki gice, muri iki gice cya mbere tugiye kuvuga uko iyi miti ikora, mbere y'uko tuzavuga, mbere y'uko dushobora kuvuga ibibi byayo cyangwa se ingaruka zayo. Ubundi nk'uko babivuga ni imiti yongera akanyabugabo cyangwa se kwihagarara k'umugabo, niko nabivuga mu bijyanye n'igikorwa cyo guhuza ibitsina cyangwa se imibonano mpuzabitsina. Ubundi byumvikana ko ni ugushyukwa. Gushyukwa bigomba kubaho habayeho ubufatanye n'ubwonko, imisemburo ndetse n'icyo twakwita nka stimuli. Stimuli ni igishobora twavuga nk'ikikangura iyo misemburo cyangwa se igishobora gukangura ubwonko binyuze mu buryo, yaba uburyo bw'imitekerereze, amafoto se, amashusho, yewe n'umuntu runaka mudahuje igitsina ashobora kuba gukozeho ahantu runaka, bitewe n'ahantu ushobora kuba muri cyangwa se na gahunda mufitanye, bikazamura ayo marangamutima. Gushyukwa ubundi nibyerekanye ari byo duheraho, kubera ko n'ubundi byose niho bigana, kuko iyo miti nicyo ikora, ituma igihe umugabo amara igihe kirekire igitsina cye gihagaze. Guhagarara kw'igitsina ni uko amaraso aba yaje ntasubireyo, imijyana iba yayazanye, ariko imigarura iyagarura umutima ntiyagarure, noneho ikamara igihe amaraso ari mu mitsi y'igitsina cy'umugabo kigahagarara igihe kirekire. Uko niko kwihagararaho rero, uko niko kanyabugabo k'iyi miti ikora. Ubundi iyo habayeho ibitekerezo cyangwa se amashusho cyangwa se gukoranaho, ubwo ndavuga hagati y'abantu babiri bari kumwe badahuje igitsina, icyo gihe byohereza ubutumwa cyangwa se amakuru binyuze mu mitsi, muri nerves mu rurimi rw'icyongereza, bikagera ku bwonko. Ubwonko nta kindi rero bita bukomandinga imitsi iba mu myanya ndangagitsina y'umugabo kurekura ikinyabitabire cyitwa nitric oxide. Iyi nitric oxide rero ikintu ikora, iyo ubwayo ituma hashobora kuba habaho koroha cyangwa se kurelaxinga kw'imitsi igize igitsina cy'umugabo. Noneho iyo mitsi irekuye, iyo bita smooth muscle, iyo irelaxinze, amaraso aza ari menshi azanywe na mariteri. Uko aje ari menshi yisukiranya, akompressinga cyangwa se abangamira imigarura. Mu Kinyarwanda ariyo bita imigarura, ariko mu Cyongereza bayita ni veins, asubiza amaraso mu mutima, agatuma hatabaho venous return. none ya compresses cyangwa se yabangamiye ya maraso aguma aho hantu. Iyo agumye aho hantu rero muri iyo mitsi, niko kiguma
ukomeza guhagarara igihe runaka, igihe kirekire. Urumva ko gushyukwa n'ubwo buryo bigendamo umuntu, igitsina cy'umugabo kigafata umurego. Iyo miti rero kuyimentioninga hari nka Viagra niyo ikunzwe kuvugwa cyane, cyangwa se sildenafil niyo ikunze kuvugwa cyane, hari na avanafil ariko yo ntabwo ikunzwe gukoreshwa cyane nk'iyo twabonye benshi bagiye batugaragariza ni Viagra. Iyi miti rero icyo ikora n'ubundi nayo yiterera cyangwa se katuvuge ngo ijya muri iyo process y'uko ubwonko bwakira amakuru bukanyura mu mitsi bugakomandinga n'ubundi ya miyoboro y'amaraso yo mu myanya ndangagitsina y'umugabo, igitsina muri peni, hanyuma hakabaho production y'iyo nitric acid cyangwa icyo kinyabitabire gituma harelaxinga cyangwa se iyo mitsi iruhuka. Iyi rero nayo, iyi miti cyane nka Viagra ibyivangamo, kubera ko burya ya nitric acid ishobora guproducinga indi chemical yitwa phosphodiesterase type 5. Phosphodiesterase type 5 akamaro kayo nuko yo ituma gushyukwa bibaho, ariko ikaza kugena igihe birangirira, igaswitchinga off, cyangwa se ikagabanya icyo gikorwa cyo gushyukwa ku buryo umuntu atashyukwa amasaha, igihe n'igihe agashyukwa igihe runaka bitewe nanone n'amahormones y'umubiri we. Iyo nitric oxide ituma habaho production y'iyo phosphodiesterase type 5 iza kugena igihe umuntu agomba gushukira. Iyi miti ikikora rero iraza ikinibitinga cyangwa se ikabuza akazi k'iyo phosphodiesterase type 5, igatuma itakora ya nshingano yayo neza yo kugena ingano cyangwa y'iminota cyangwa igihe runaka umuntu aza gushyukira. Noneho uribuka ko amaraso yaje ari mu gitsina, imijyana yayazanye, ariyo imigarura yayagaruyemo, ariko imijyana iyakuramo ntiyayakuyemo. Ni ukuvuga ngo amaraso aracyarimo, igitsina cy'umugabo kiracyahagaze. Noneho iyo bimaze kugenda bityo, ya phosphodiesterase type 5 itagifite umumaro wayo mu ntoki, yacitse intege, ya miti yo rero irakomeza. Uko ikomeze niko nako gushyukwa byiyongera. Noneho iyi miti nanone ikitera ituma ko ya phosphodiesterase type 5 ibizajya kuba converted mo cyclic guanosine monophosphate. Iyo cyclic guanosine monophosphate iyo itabayeho gushyukwa bihagarara. Niyo mpamvu rero kugabanya umurego birahagarara, ahubwo kikomeza gifite umurego. Niyo mpamvu rero iyo byagenze gutyo, iyo wafashe iyo miti ya cyclic guanosine monophosphate ntabwo iba produced, ubushyukwa bizagabanuke, hanyuma umuntu akaguma ashyukwe, nubwo nabyo biza kurangira mu gihe runaka. Kuko iyi cyclic guanosine monophosphate ituma imixinga, ituma n'ubundi blood vessels za peni zirelaxinga igihe runaka, umuntu akongera akagura kuri nomo, akagaruka uko umubiri we wari umeze, ku isi cyari kimeze. Ariko iyo itabikoze, n'ubundi amaraso menshi aba yentaringa cyangwa se aba yinjira muri ya mitsi igize igitsina cy'umugabo. Rero as a result cyangwa se nk'igikurikiraho gushyukwa bigakomeza. Ngayo nguko ni gutyo iyo miti ikora. Ubwo ngubwo ikiganiro cy'ubutaha tuzagaruka se ku bibi byayo yatumye gushyukwa bibaho igihe kiri prolonge. Twumvishe ko muri physiology cyangwa se mu buryo kamere umubiri ukoramo hari byinshi yahinduyemo, hari byinshi yagiye icenjinga, ishiftinga uko byagakwiye kuba. Tuzagaruka turebe ngo ingaruka zabyo ni ibihe, uko guhindagurika kwizo za Viagra cyangwa se sildenafil bikora mu mubiri, ingaruka zabyo ni izihe. Murakoze, nizera ko musobanukiwe. Ikiganiro tubarerekera no kuzakurikirana ikiganiro gikurikiraho, igice cya kabiri kuri iki ngiki. Njye mwabanaga nawe Niyonkuru Jean d'Amour, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda. Murakoze cyane.